Mwongeye kwirirwa neza abakunzi ba Dr Shangazi, nongeye kubifuriza ibihe byiza aho muri mu mpande zitandukanye z'isi. Mwebwe mwese twikundira kino kiganiro tutari bake, Uwiteka akomeze kubarindira impagarike. Si wa none rero mbazaniye inkuru idasanzwe. Twari tumenyereye kumva uko zubakwa, kumva uko zisenyuka, uko umuntu ategurana, ariko uyu munsi ufite amakuru mashyashya nabazaniye noneho y'ikintu ingo cyangwa se abashakanye muri iyi minsi bari gutuma batandukana, zisenyuka, umunezero ukaba mukeya mu ngo zabo. Uyu munsi ndagira ngo mumpe umwanya wanyu wose mufite tuganire, bagabo namwe basore, cyane cyane mwebwe uyu munsi ni mwebwe nje kubwira. Murabizi neza ko abagabo ari wo mutwe w'urugo, ariko rero murabizi ko iyo babishatse baba n'amaguru kuko bararusenya rugasenyuka kubera kubura umwanya wo kwita ku rukundo rwabo. Uyu munsi wa none tugiye kuganira ku bintu bitari bikeya, ariko uze kumpa umwanya pe, uganire nanjye ikiganiro gitangire kugeza ubwo ikiganiro kiba kigeze ku musozo. Murabizi simba y'ikiganiro kirekire, ariko manyeneye umwanya wanyu. Tugiye kuganira ku mpamvu zitari nkeya zituma umugabo cyangwa se umusore urukundo rwe arwiyicira. Ibintu bitari bike bigera nko kuri 12 byica urukundo. Hari ukuba mutaganira, bashuti banjye, bavandimwe, mwebwe mwamaze kubaka urugo, mugeze mu gihe cyo kumva ko mukeneye ejo hazaza, mumpe umwanya tuganire. Nkeneye ko tuganira kuri iyi ngingo kuko ni ibintu bitoroheye ingo z'ubu ngubu, ni ibintu abantu benshi tugenda twibwira ko twamaze kugeraho, ariko neza ntacyo turageraho. Uri kwiyicira urugo, uri gusenya urugo rwawe uzi ngo uracyaramira ibyarangiye kandi ahazaza niho heza. Kora kuri subscribe ubundi buke gukora kukazogera, tujye tuganira buri munsi hano isaha ku yindi. Duhere ku kuganira nk'uko nari mbibabwiye. Iyo mutabonera rimwe umwanya uhagije ngo muganire, niko buri umwe agenda yitoza kubaho ukwe, urukundo rukayoyoka rutyo. Mujye munyandikira muri comment niba muba mwumva hari ikintu twakabaye twongeramo cyangwa dukuramo. Ingingo ya kabiri iragira ati kurwana bidashira. Bavandimwe mwebwe mwashinze ingo, kurwana bya buri kanya, ingo z'ubu zisigaye zibamo ya nteruro yitwa ngo zirara zishya. Mwirinde iyo nteruro pe, mugerageze ubuzima bwose. Hano kuri Dr Shangazi turaganira, iyo mudushatse tubagira inama biri prive, ubuzima bukagenda neza. Guhora murwana bituma mutangira kwirinda kubonana kugira ngo mugire ituze, bityo bikatandukanya abashakanye. Ibaze kuba ushakanye n'umuntu ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri mugatangira kurwana, niho hahandi nyine nta santima yongera kukugira. Kutagira ibikorwa muhuriraho, ugasanga umugabo niba avuye mu kazi nyine ahita ajya muri telefone cyangwa yigire mu buriri, ariko nyamara iyo umugabo avuye mu kazi nawe akeneye kumenya umugore arishimye, yishimiye urugo, ukaba wasohoka ukabafasha n'uturimo two mu rugo. Nubwo mwaba mufite akazi gatandukanye cyangwa inyungu zitandukanye, iyo nta kintu muhuriraho ngo mugikore mufatanyije, urukundo rwanyu rugenda rukendera cyane rwose. Indi ngingo imaze kwigarurira ingo nyinshi n'imitima ya benshi, cyane cyane kuri aba batarashyingiranwa, ni ikintu bita ubuhehesi. Ubu buhehesi nabwo bumaze kuba ikindi kintu mu rubyiruko rw'ubu ngubu ndetse n'abagabo bakuze. Umwe guca inyuma y'undi bituma urukundo rwanyu rukura nk'isabune. Ndabaraye nufata umwanya ukavuga ngo Dr Shangazi atwigisha ukuntu bakarisanya, akatwigisha ukuntu bategurana mu gitanda n'uburyo bigenda, reka mbitegure mu rugo ndetse no hanze. Icyo gihe uzaba ugize imitima ibiri, nta kintu uzageraho. Fata umwe wubake urugo rwawe rukomere, kuko nicyo twifuriza umuryango. Ubu hari abantu baba barabaswe no kumva ko bataryamana n'umuntu umwe, ariko ndabamenyesha ko iyo ufashe umwanzuro wo kumva ko umuntu umwe ari we wawe, ukagendera mu nzira zimwe, umenya neza niba ari we ukunezeza cyangwa kubabaza, mugakora ya ngingo ya mbere twahereho yo kuganira,
niba hari icyo mwifuzaho atagukorera ukakiganiraho nawe ukamubwira ati hano ntibigenda gutya, nawe akakubwira ati tubigenze dutya, niko urukundo rwubakwa, urugo rugakomera rukavamo zirara zishya. Noneho hari indi ngingo abagabo cyangwa abasore b'ubu bamaze kugenda bumva ko batsindisha abagore babo, kavuga ati niba iwanjye batatetse cyangwa batetse umuceri, kwa mama batetse igitoki kaba ariho njya kurya. Ibi bintu birasenya, cyangwa ugasanga umuvandimwe wawe uba iwawe ari kurusha agaciro uwo mwashakanye. Ushobora guteshuka ku babyeyi cyangwa se inshuti cyangwa abavandimwe bakagutandukanya n'uwo mwashakanye. Ikindi kintu abagabo bagezweho rero n'abasore, kudashima. Umva, kuba indashima, iyo mwimitse kutubahana no kudashimira, gukundana bitangira kubabera umutwaro uremereye. Kandi aho niho hava indi ngingo ivuga ati kutababarira. Iyo utabashije gushimira umuntu ikintu yagukoreye, nta nubwo ubasha kumubabarira. Umutima ntushobora gukunda no kubika inzika icyarimwe. Inzika yirukana urukundo. Tayari iki kintu buri wese acyumve neza, iyo wafashe umwanya wo kugira inzika ntago wongera kugira urukundo. Uyu mwanya rero uba hagati y'abakundana batarashakana cyangwa bashyingiranywe, kuri iyi ngingo ya 9 ariwo twita intera. Ahantu uri, uko ugenda wita ku wo mukundana cyangwa se ku wo mwashakanye, nabyo bishobora kwangiza urukundo. Intera y'umubiri n'iy'amarangamutima bishobora gutuma mutandukana. Ikindi ngingo ya 10 ni akazi. Muri iyi si abantu benshi dutunzwe n'akazi, ariko ntago akazi gakuraho ko twubatse ndetse duteganya no kubaka. Iyo akazi cyangwa ubucuruzi bigutwaye uruhu n'uruhande, kubihuza n'urukundo bishobora kukubera ihurizo. Urukundo rukaburiramo imbere y'ifaranga. Urahitamo ifaranga cyangwa urahitamo urugo? Mujye mumbwira muri komenti ukuntu mwifuza kubaho mu ngo zanyu, kandi mugire umwanya wo kuganira n'abo mwashakanye. Ikindi kintu, abantu bakundana cyane cyane batarashakana, ndabazi benshi, njya mpura n'urubyiruko rw'ubu, ugasanga ntashaka guca bugufi, murahanganya mu magambo, ibyo bita kwitana ba mwana. Iyo muhora mutwererana amakosa, birangira kwiyumvamo bibakamutsemo, urukundo rugahwekera. Iyo mwamaze kumva ko ikosa ari irya mugenzi w'undi, wowe nta kosa ufite, iteka nta kintu mwageraho. Ukajyaho ngo ni njyewe wabitangiye, nawe ati ni wowe wabitangiye, icyo gihe urukundo rurakamuka, kuko umwe atangira kubona ko wowe udashobotse, n'undi akabona ko undi adashobotse. Mu hazaza bizagenda birenga intera. Uyu munsi wa none murapfa ko inkweto zitogeje, ejo bundi muzapfa ko noneho zogeje. Ingingo ya nyuma rero iragira iti kutigiramo umuhate. Nubumva ko mwashakanye cyangwa mukundana afite umwanya mu mutima wawe, ukumva ko afite icyo ashinzwe mu buzima bwawe, nawe hari icyo ushinzwe mu buzima bwe, ukumva ko ari we muzubakana ubuzima busigaje bwose ku isi, uzumve ko ufite intego yo kumenya ko akeneye imbaraga, urukundo, umunezero no kuganira nawe. Kutigiramo umuhate. Urukundo ntirupfa kwizana gutyo gusa, ntirwatoha rutuhiwe. Rukenera guhora rubagarirwa, rurerwa, ruhabwa agaciro. Iyo mwembi mutarushyiramo imbaraga, ruyonga buhoro buhoro kugeza rupfuye burundu. Inama y'umunsi rero, ntimukagire ngo ejo hanyu nimwe muhiremera, ahubwo ejo hanyu haremwa n'ibyo mukora. Niba mwebwe mukundanye, mwarakundanye mu buto, mugeze igihe cyo kubaka urugo mutangiye gushwana, ntago ari cyo gihe cyo kumva ko mwagashwanya, ahubwo igihe mwamaze kubaka urugo nicyo gihe mwakabaye mutsinda ibigeragezo byose, mugafatanya, mukaganira, mukirinda ibintu byose uko ari 12 tuvuze, harimo kuganira, mukajya muganira cyane inshuro nyinshi, mugafatanya imirimo yo mu rugo, mukirinda kwitana ba mwana, mukagira umwanya wo gutemberana, agasiporo, mukaganiriza abana, mugasura ababyeyi hirya no hino.
Urukundo ntabwo ari ikintu umuntu avuga ngo ndagukunda bikaba birarangiye. Urukundo ni ikintu gihoraho ubuzima bwose, mukabana mutsinda muzi neza ko hari aho mugomba kugera kandi muzasazana mwishimye.